Leta y'u Rwanda yongeye kuzamura ibiciro ku masoko mu bintu bigiye bitandukanye, mu biribwa, ibikoresho nka gaze ndetse n'amazutu ku ngendo, ibikoresho bigiye bitandukanye byo mu ngo ndetse by'umwihariko ingendo zongeye gukubwa kabiri ndetse na mituweli yazamutse. Ikigaragara cyo abaturage b'u Rwanda bashobora kutaza kumva impamvu y'ibi ngibi mu buryo bwihuse, ariko leta izagerageza gukomeza kubumvisha impamvu yabyo no kubereka aho byari bibangamye n'ikiri kubitera. Uyu munsi tugiye kugaruka ku biciro byagiye bizamuka, impamvu byazamutse, icyo bisobanuye ndetse n'icyo bivuze ku buzima bw'umuturage w'u Rwanda. U Rwanda mu mwaka ushize rwashyize ku mwanya wa 6 ku isi mu bihugu bifite abaturage batishimye bijyanye n'ibibazo by'imisoro, ibibazo by'inzara n'ibindi bigiye bitandukanye, gusa bitarimo umutekano. Mu cy'u Rwanda rumaximiza umutekano udasanzwe urimo, gusa nanone urubyiruko rukomeza kuba abashomeri bakabura akazi n'amafaranga, abandi nabo bakavuga yuko akazi bakora badahembwa amafaranga ahagije kubera ko ku masoko basanga nta kintu bafite, bityo bagahora muri poverty syndrome sako. Kuri KG Pro TV niho tugiye kubiganirira. Kora subscribe, like, share na comment tuganire kuri ibi bintu, ndetse kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu ntiwibagirwe gukora subscribe. RURA yongereye ibiciro by'ingendo, public transport fares, kandi ibyo biciro bigomba gutangira gukurikizwa kuva umunsi byagiriye hanze. Ubwo ni ukuvuga ko tariki 5 Mata 2026 uyu munsi ibiciro bigomba gutangira gukurikizwa bitewe n'izamuka ry'ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli. Litiro ya lisanse yageze ku 2300, naho mazutu igera ku 2200. Mu mujyi wa Kigali ibiciro bishya biri ku kigero cya 41.58 by'amafaranga y'u Rwanda kuri buri kilometero umugenzi ashobora kugenda. Ibiciro bishya by'ingendo byahindutse buryo bukomeye cyane, ku buryo kuva mu mujyi wa Kigali byazamutse ku mpuzandengo ya 41.58 ku kilometero. Mu majyaruguru umugenzi uvuye Nyabugogo agana Nyagatare agomba kwishyura amafaranga ari hejuru y'ibihumbi 5 cyangwa se hagati y'ibihumbi 4900, mu gihe Nyabugogo Muhanga agomba kuba hagati y'igihumbi 1900 ndetse n'ibihumbi 2500. Nyabugogo Huye bari basanzwe bishyura ibihumbi 3900, ubu byageze ku bihumbi 4500 cyangwa se ibihumbi 5. Nyabugogo Kamembe bari basanzwe bishyura ibihumbi 6500, ubu byageze ku bihumbi 7500. Ibi byose turi kugusomera biraboneka mu mbonerahamwe zuzuye z'ibiciro by'ingendo mu ntara no mu mujyi wa Kigali, iraboneka ku rubuga rwa RURA www.rura.rw. Ushobora kujyaho nawe ukabisoma mu buryo burambuye cyane, byose ukabinyuzamo amaso. Usibye ibiciro by'ingendo n'ibikomoka kuri peteroli, ibiciro by'ibiribwa n'ibindi bikoresho by'ibanze mu Rwanda nabyo byagaragaje impinduka muri 2026 uyu munsi turimo tuvugana. Ibiribwa byazamutse ku kigero cyane biratumbagira. Ibi ngibi bikomeza ikibazo cyari gisanzwe gihari cyo kuvuga ko mu Rwanda hari ikibazo cy'ibiribwa bidahagije, noneho n'ibiciro birazamutse. Igipimo cy'izamuka ry'ibiciro ku biribwa cyageze kuri 5.2% muri Gashyantare 2026, cyongeye kuzamuka akantu gatoya ariko gafite icyo gasobanuye cyane ku muturage wo hasi ndetse n'umuturage utegereza umushahara. Ibi byose byatewe n'imihindagurikire y'ikirere, ibihe nk'imvura nkeya, izuba rikabije ndetse n'ibindi, ndetse n'izamuka ry'ibiciro by'ifumbire. Nk'urugero, ibijumba ndetse n'ibitoki byari bisanzwe bigura amafaranga 550 ku kilo, ubu byageze hafi ku mafaranga 800. Naho ibirayi, iby'umwihariko ibirayi bya Kinigi byari bisanzwe bigura amafaranga 780 cyangwa 800, byageze ku 1100. Ibi bishobora kumvikana nk'amafaranga atari menshi, ariko bariye ku muntu ugura ibintu byinshi no kuntu uhaha byinshi, amafaranga ariyongera cyane mu buryo budasanzwe. Muri ekonomi iyo barara amafaranga ntago babara ku muntu umwe, ushobora ahubwo kubibarira mu gihugu cyose. Niba u Rwanda rutuwe na miliyoni 14, buri muntu wese akaba ahaha ikiro cy'ibirayi ku mafaranga 800, ubu kikaba cyageze ku 1100. Kugira wumva amafaranga kuntu ari menshi aba yazamutse, fata abantu bose bahashya ibirayi uteranyeho ibiceri 300 kuri buri muntu, urahita wumva amafaranga ubwinshi bwayo. Imboga, amashu n'izindi mboga ziri hagati ya 500 na 600 ku kiro, ubu byageze noneho kuri 800-900. Ibishyimbo, ikiro cy'ibishyimbo byumye cyari gisanzwe kiri hagati y'igihumbi 1500, ubu cyageze hagati y'igihumbi 500 ndetse n'ibihumbi 2500 bitewe n'ubwoko bwabyo. Inyama n'amafi nabyo byazamutse. Inkoko mu masoko ya Kigali nka Kimironko iri hagati y'ibihumbi 7 n'ibihumbi 9, naho amafi ari hagati y'ibihumbi 6 ndetse n'ibihumbi 12. Gaze yo gutekaho cooking gas LPG, ibiciro bya gaze nabyo byazamutseho
10.5% ugereranyije n'umwaka ushize. Gushyiramo gaze, ibyo bita refill mu rurimi rw'icyongereza, byazamutseho ikintu ku buryo noneho kugeza aka kanya ikiro kimwe cya gaze kirengeje 1,600 kugeza ubu. Icyitonderwa, icupa ryaguraga 12,500 ry'ibiro 6 ubu ryageze ku 14,950, mu gihe icupa ry'ibiro 12 ryaguraga hagati y'15,000 na 16 ryageze ku 23,000. N'andi macupa yose ya gaze yagiye azamuka. Si ibyo gusa byiyongereye, byazamutse mu gaciro kubera yuko amashanyarazi n'amazi nabyo byazamutse. Ibiciro by'amazi n'amashanyarazi byazamutseho hafi 10.5% muri Mutarama 2026 ugereranyije na Mutarama 2025. Rura yongeye kubizamuraho akantu gatoya. Ikindi cyazamutse ni ubwisungane mu kwivuza, mituelle de santé. Leta iherutse kwemeza ko ibiciro bishya bya mituweli byemejwe muri Gashyantare biratangira gukurikizwa muri iki gihembwe cy'umwaka, ubwo na Mata ikabizamo. Urwego rwa mbere rwishyuraga 3,000, ubu rugiye kujya rwishyura 5,000 ku muntu. Urwego rwa kabiri rwishyuraga 3 n'ubundi noneho babashyize mu nzego zigiye zitandukanye, ku buryo ubu ngubu undi muntu azajya yishyura 8,000 kuri buri muntu, mu gihe undi muryango w'urwego rwa gatanu uzajya wishyura 20,000 kuri buri muntu. Izamuka ry'ibiciro rya hato na hato muri uyu mwaka 2026 rinafitanye ingaruka zikomeye haba mu mibereho myiza ya buri munsi y'abaturage ndetse no ku bukungu bw'igihugu muri rusange. Dore ishusho y'iki biciro bivuze ku nzego zombi: ku buzima n'imibereho y'abaturage, kugabanuka ku bushobozi bwo guhaha no guhahira urugo, purchasing power, bitewe n'uko ibiciro bya gaze, ibiribwa n'ingendo byazamutse. Amafaranga umuturage yakoreshaga mbere ntagishobora guhaha ibintu bingana n'ibyo yahahaga. Ibi bituma imiryango imwe n'imwe igabanya ingano y'ibiribwa yahahaga cyangwa se ikareka ibiryo bimwe na bimwe burundu kandi by'ingenzi. Guhindura imirire: iyo ibiciro by'ibiribwa bikize ku ntungamubiri nka proteine, inyama n'amagi byazamutse cyane, abaturage benshi bayoboka ibiribwa bibongerera imbaraga gusa, carbohydrate nk'ibirayi, amasaka n'ibindi bishobora gutera imirire mibi cyane cyane mu bana. Ingaruka zo ku mutekano wo mu mutwe: guhangayikishwa no kubona ibitunga umuryango, amafaranga y'ishuri n'ay'ubwisungane mu kwivuza, mituelle de santé, biriyongera cyane, bitera stress n'izindi ndwara zo mu mutwe mu miryango ifite amikoro make. Kuzamuka kw'ibiribwa ariko hari n'icyo bivuze ku bukungu bw'igihugu. Izamuka ry'ibiciro ku masoko bitera icyo bita inflation, gutakaza agaciro kw'amafaranga. Iyo ibiciro by'ingendo n'ibikomoka kuri peteroli byazamutse, bituma n'ibindi bintu byose bizamuka kuko transport ariyo ya moteri y'ubucuruzi. Ibi bituma igipimo cy'ubukungu bw'igihugu n'ubundi gihungabana. Niba umuntu yakuraga ibyo kurya i Rubavu abizana mu mujyi wa Kigali, agakoresha amafaranga wenda angana n'ibihumbi 50, aka kanya akaba agiye kujya bikurayo agakoresha amafaranga angana n'ibihumbi 80, nawe birumvikana ko azahita azamura igiciro kugira ngo n'ubundi umugozi ari we wishyura urwo rugendo nawe akuremo ibye. Ibyo bizazamura gutakaza agaciro kw'amafaranga. Icyo bitera, bituma ujyana amafaranga menshi ku isoko ugatahana utuntu dukeya. Hari isenyuka ry'agaciro k'ifaranga turi kuvugaho. Izamuka ry'ibiciro rishobora gutuma ifaranga ry'u Rwanda rita agaciro ugereranyije n'amadovize nk'amadolari, bigatuma n'ibintu bituruka hanze nk'imiti n'ibikoresho by'ubwubatsi birushaho guhenda. Nk'ubu urugero, abahanga mu bijyanye n'ubukungu by'umwihariko mu bagenzi bamenye yuko ifaranga ry'u Rwanda riri guta agaciro, basigaye babitsa amafaranga yabo mu mabanki mu madolari ndetse n'amayero kandi bari mu Rwanda. Ni ukugira ngo ifaranga ry'u Rwanda nirita agaciro ariko idolari ryakomeje kuzamura agaciro, n'ubundi bitabafekta cyane, nabikuza amadolari 100 azaba ari ibihumbi byinshi by'amafaranga y'u Rwanda. Ikindi kigabanuka ni ishoramari ry'abaturage, bitewe n'uko amafaranga menshi ajya mu biribwa no mu makode y'inzu. Abaturage ntibabona amafaranga yo kuzigama savings cyangwa se ayo gushora mu mishinga mito n'iciriritse. Ibi bikadindiza iterambere ry'ubucuruzi mu gihugu. Ingaruka ku ngengo y'imari ya leta: leta ishobora gukomeza gutanga nkunganire subsidies ku bikomoka kuri peteroli cyangwa ifumbire kugira ngo ibiciro bitarenga urugero, ariko ibi biba bivuze ko ayo mafaranga n'ubundi akurwa mu yindi mishinga y'iterambere nko kubaka amashuri cyangwa imihanda, naryo iyo mishinga ikadindira. Muri make, nubwo hari ingamba zo guhangana n'ibi bibazo, imibereho y'umuturage uciriritse irushaho kugorana, bikaba bisaba gucunga neza ingengo y'imari y'urugo no gushaka ubundi buryo bwo kongera amafaranga yinjira kandi akinjira ari menshi kugira ngo ibiribwa bibashe kuboneka bihaza umuryango. Izamuka ry'ibiciro riri kugaragara muri uyu mwaka wa 2026 rishingiye ku mpamvu zivanze zigiye zitandukanye, zaba izituruka imbere mu gihugu ndetse
n'izituruka hanze y'igihugu. Izamuka ry'ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli ku rwego rw'isi niyo mpamvu ya mbere. Iyi niyo mpamvu nyamukuru yatumye RURA izamura ibiciro by'ingendo, kuko isoko mpuzamahanga igiciro cya peteroli cyazamutse bitewe n'intambara n'imyivugatanyo mu bihugu bicukura peteroli kurusha ibindi ku isi mu burasirazuba bwo hagati, kubera ko u Rwanda rukuraho ibikoresho. Iyo bihenze bituma na transport ihenda, bigahita bituma n'ibindi bintu byose, ibiribwa, imyenda n'ibindi bikoresho bizamuka, kuko bigomba kuzanwa n'amamodoka akoresha lisansi cyangwa amazutu. Imihindagurikire y'ibihe cyangwa se imihindagurikire y'ikirere mu Rwanda no mu karere haherutse kugaragara ibihe by'imvura nkeya idahagije. Ibi byagize ingaruka ku musaruro w'ubuhinzi nk'ibirayi, ibishyimbo ndetse n'ibigori, kandi ari byo bitungahaye mu karere k'iburasirazuba bwa Afurika, bituma abaturage benshi bakomeza kubaho. Ibi byatumye ibiribwa biba bike ku masoko. Iyo ibiribwa ari bike ku masoko ariko ababishaka ari benshi, igiciro kirazamuka cyane. Ikindi ni ifaranga ry'u Rwanda riri guta agaciro, currency depreciation. Ifaranga ry'u Rwanda rishobora kuba ryataye agaciro ugereranyije n'idolari, kubera ko u Rwanda rukura ibintu byinshi hanze nka sima, ibyuma n'ibiribwa bimwe na bimwe. Kubigura bisaba amadolari menshi. Ibi bituma ibyo bintu bigera mu Rwanda bihenze cyane, kubera ko amafaranga y'u Rwanda afite intege nke ugereranyije n'amadolari. Hari izamuka ry'ifumbire n'imiti y'ibihingwa, inyongeramusaruro zituruka hanze, fertilizers, amafumbire zakomeje guhenda bitewe n'ibibazo by'ubwikorezi bw'isi, logistics n'intambara zikomeje mu bihugu nka Ukraine, Uburusiya, Iran ndetse n'ibindi bihugu bitanga ifumbire nyinshi ku isi. Iyo umuhinzi aguze ifumbire ihenze, nawe ayigurisha umusaruro we ku giciro cyo hejuru kugira ngo agaruze ayo yatanze. Ingaruka z'icyorezo ziracyakurikirana muri uyu mwaka nyuma y'imyaka 5. Nubwo COVID-19 yarangiye, ingaruka zayo mu bukungu bw'isi ziracyagaragara mu buryo ibintu bitwarwa, ibyo bita supply chain disruption mu rurimi rw'icyongereza. Hari ibikoresho byinshi bitaboneka ku gihe, bigatuma biri ku isoko bihenda. Kongera imisoro cyangwa kugabanya nkunganire. Leta ishobora kuba yaragabanyije nkunganire, amafaranga yishyuriraga abaturage ku bintu bimwe na bimwe nka gaze cyangwa se amashanyarazi, kugira ngo ayo mafaranga akoreshwe mu yindi mishinga y'iterambere nka gahunda za Ejo Heza cyangwa mituweli, bigatuma umuturage ari we wishyura igiciro cyose cy'isoko. Ibi byose tukubwiye ushobora kubireba nawe ukabyisomera kuri www.rura.rw ukareba imbonerahamwe birimo byose. Ni KG Pro TV. Kora subscribe, like, share na comment, dukomeze kubana mu biganiro byacu umunsi ku munsi.